Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka biragenda bidusatira, inkongi z'imiriro ndetse n'ibyuzure turagenda tubibona, ibinombe by'amabuye nabyo nuko ibyo nabyo bimaze abantu. Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka biragenda bidusatira, inkongi z'imiriro ndetse n'imyuzure turagenda tubibona, ibinombe by'amabuye nabyo nuko ibyo nabyo byamaze abantu. Ibyo byose byanuwe na Yesu kandi yanavuze yuko imyuzure zizaba, mbese tubitegereza ahubwo byasohoye. Ibyo byose byanuwe na Yesu kandi yanavuze yuko imyuzure zizaba, mbese tubitegereza ahubwo byasohoye. Ntabwo bikiri imbarirano bavandimwe, kuko namwe mwarabibonye, hano ingungu tariki 6 kwa 10 umwuzure wamaze abantu, hangiritse amazu menshi ndetse n'ibintu, ibyo byose biraduka. Ntabwo bikiri imbarirano bavandimwe, kuko namwe mwarabibonye, hano ingungu tariki 6 kwa 10 umwuzure wamaze abantu, hangiritse amazu menshi ndetse n'ibintu, ibyo nabyo n'ibyaduka. Ibyo byose byanuwe na Yesu kandi yanavuze yuko imyuzure zizaba, mbese tubitegereza ahubwo byasohoye. Ibyo byose byanuwe na Yesu kandi yanavuze yuko imyuzure zizaba, mbese tubitegereza ahubwo byasohoye. Ibi byaduka mbese bikwigisha iki? Wahindukire ukihana, uko biba buri wese asinziye niko bizaba Yesu agarutse. Muvandimwe wahinduye iby'urimo ugahindukira ukihana, ibi byaduka mbese bikwigisha iki? Wahindukire ukihana, uko biba buri wese asinziye niko bizaba Yesu agarutse. Muvandimwe wareka iby'urimo ugahindukira ukihana, ibyo byose byanuwe na Yesu kandi yanavuze yuko imyuzure zizaba, mbese tubitegereza ahubwo byasohoye. Ibyo byose byanuwe na Yesu kandi yanavuze yuko mbese tubitegereza